turabasuhuje turabaramukije aho muherereye hirya no hino ku isi by'umwihariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turagarutse nge na mugenzi wanjye Sebastian nanjye Ndihavugimana Stratoni, tuje mu kiganiro twabasezeranyije kubaha cyo kuzabaganiriza ku mushinga ufatika. Twatekereje ni hehe twashora amafaranga yacu mu bikorwa byose by'igihugu tukabonamo amafaranga yunguka mu gihe gitoya kandi mu buryo bufatika. Abantu benshi bakomeje kujya bashukwa n'abantu hirya no hino bababeshya ngo muduhe amafaranga yanyu tuyabashorere abungukire mu gihe gitoya, ngo uzane 100 ngo ubone desa mu kwezi. Ibyo bintu biragoye ko byakunda, ahubwo twe twatekereje nuwe mushinga woroshye ku bantu benshi kandi watangiza amafaranga makeya hanyuma ukawukora ukakungura. Twege dufite gahunda y'uko uwo mushinga uzamara umwaka, ntago dushaka kugira ngo uzungura abantu byihuse, ariko nanone uwo mushinga nubwo uzaba ari mutoya uzajya wunguka mu bihembwe kuko ufitanye isano n'ibihembwe tugiye kubasobanurira. Aha ni kuri Bizcom Maguka. Nimba ugeze hano bwa mbere kora subscribe, nimba nawe warayikoze wakora comment and share, hanyuma dutangira ni challenge tugiye kwimakazamo imbaraga zacu zose, ubushobozi bwacu bwose kugira ngo twiteze imbere muri uyu mwaka w'2023. Nkuko twatangiye tubabwira ko nta gahunda yo guhagarara, gahunda no gukora ikintu kimwe gifatika kandi kiduteza imbere. Suza abantu Sebastian. Ndabasuje kandi nizere ko meze neza. Nshimire mugenzi wanjye kuri introduction cyangwa se mu ncamake kuba abagejeje ibyo tugiye kuganiraho. Twahoze tubabwira imishinga, tukagenda tubabwira uburyo ushobora kuba wakora umushinga mwiza, tukababwira imishinga ushobora kuba wakora. Ariko no munsi noneho tugiye dufite urupapuro hano, tugiye kubikora tunabyandika. Ushobora no kwita ufata no mushinga twanditse hano ugakoresha amadata cyangwa se amakuru yose tugiye kugwa hano, ukahita ugenda ukawushyira mu bikorwa. Mwibutsa ko natwe ubwacu ntabwo tugiye kubereka gusa, tureta dutangira tushyire no mu bikorwa. Ndabasuje kandi nizere ko tugiye kugirana ibihe byiza mwese mudukurikiye muri kano kanya. Kubera yuko rero twavuze ko ibintu tugiye kubamo serie natwe tuzabikora, yewe ni muntu abitwemera tuzatujya kuri tere tubereke uko ibintu bimeze. Uwo mushinga twarawuteguye uranditse, turanabashishikariza ko kuri nimero yacu tuzashyiraho uzari twandikira tuzatuha no mushinga ku buntu, ku buryo wabasha kumenya ese ingengo y'imari ibazite twabikora gute. So kubera yuko rero twege icyo tugamije cyangwa dufasha abantu ari ukugira ngo tubane mu iterambere, duhanahana amakuru. Iyi challenge mureke tuyikore, abantu muri tayari muze tuyikore. Ahubwo se dutangire. Reka dutangire, mukandire like, mubitwereke, hanyuma aho uza kumva udasobanukiwe urajyaho bandikira igitekerezo ni muri comment, utwandikire tuhita tugusubiza twebwe ako kanya. Iyi munsi rero ndagira ngo duhere noneho twagiye mu gikorwa tugiye gutangira. Nkuko twabibabwiye twazanye igitekerezo cyacu tugiye kwita umushinga, ariko ntiturawubonera izina. Noneho umushinga wacu tugiye kwibaza ngo iki ni igikorwa cya mbere. Ubanza kugira umugambi cyangwa se kugira igitekerezo cyuko ugiye gutangira umushinga. Ibyo twakomeje kubibasobanura mu mavideo yacu atandukanye ko igitekerezo ari cyo kibanza ndetse ari n'inyamibwa. Igitekerezo cyose rero kiba ari kikiri gitoya ariko gishobora kuba kinini, ariko kiguha amafaranga iyo watangiye kugikora. Noneho kuri no ncuro rero turagira ngo tubikore aho kugira ngo dukomeze tuvuga, tubishyire mu ngiro. Uburyo rero tugiye gukora uyu mushinga wacu n'ubwo twe twafashe umwanya tukabikora, twe twabanje kujya kuri Google. Turashaka, hari aka video twashishije ku mbuga nkoranyambaga cyane by'umwihariko urubuga rwa TikTok, aho nitwa Havugimana Strato, tuvuga ngo tugiye gutangira challenge. Ababibonye twari kumwe, hanyuma twakoze ikintu bita kujya kuri online tugashakisha amakuru. Ubundi ni iyihe secteur mu Rwanda yinjiza amafaranga mu gihe gitoya kandi yoroshye gushoramo? Amakuru menshi twabonye imishinga myinshi, abantu benshi barayikora kandi courage bari mu bintu byinshi bitandukanye, ariko imwe muri iyo secteur twasanze secteur y'ubuhinzi n'ubworozi nayo ari secteur umuntu ashobora kwibandaho agacuruza. Kubera iki ubuhinzi rero bwaje ku mwanya wa mbere? Ubutaka ibaze ko abasenga baravuga ngo waturutse nguri igitaka, se babivuga gute? Wavuye mu gitaka uzasubira mu gitaka. Niho wavuye niho nzasubira. We n'abantu bose hari umuntu udapfa se? Kandi iyo yuvutse, ariko abagaturika iyo bari gusenga nibo bakunda gukora iyo bari mu gihe cy'igisibo, ibyo babitegura izuka rya Yezu, icyo twita bitegura Pasika. Bagira icyo gihe. Ubwo aho hantu twavuye rero niho tuzasubira, ariko nibyo dushaka niho biva.
zahabu ziva mu butaka, peteroli cyangwa ama essence, buriya essence ijya kuba noza yamaze kuva kuri peteroli, yego, hanyuma iva mu butaka, koruta ziva mu butaka, ndetse n'ibidutunga byinshi bitari ibi byakozwe mu buryo buri artificiel bituruka mu butaka. So niyo mpamvu twavuzemo ngo reka twibande ahari ubukungu busa nkaho buteruye isi mu biganza. Mujya mubona iyo ibirayi byahenze ukuntu muhangayika, iyo ibishyimbo byahenze ukuntu muhangayika. So noneho rero twavuze ni iki twakora ngo aho hantu ari ayo mahirwe tuyahabyaza. Tubona sector rero twe tugiye gukoreramo ari ubuhinzi n'ubworozi. Mu gice cya mbere cyangwa se mu mwaka wa mbere tuzibanda ku buhinzi. Ubu ni ubuhinzi n'ubworozi. Ubuhinzi n'ubworozi, ariko twege turibanda ku buhinzi kubera yuko ubuhinzi nibwo bushoboka kandi budasaba igishoro kinini. Mu makuru twabonye rero ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye kuri Google, Google bikatsa amakuru menshi y'abantu, twabonye ko ubuhinzi buri mu bintu abantu bakora iyo ubikoze kinyamwuga bigukiza. Habamo ibice byinshi nabyo turi bujye mu bintu byinshi. Twahisemo n'ibihingwa bikeya ku mushinga twateguye, ariko nawe ushobora kukopera ugasimbuzamo bimwe mu byo twe twahisemo, ugashyiramo ibyawe bitewe naho uherereye. Twebwe dupanga twabariye ko tuzakora umushinga wacu ugahingirwa mu majyepfo, ubutaka bwo mu majyepfo butandukanye no mu majyaruguru, iburasirazuba. Ahantu ni mu majyepfo niho twahisemo twebwe. Yego. Noneho rero intego yacu umushinga wacu ushaka kugira ngo udufashe kuzamura amafaranga bije y'ibihumbi 160. Abantu tuzaha iyi business plan twateguye cyangwa imbata y'umushinga twateguye muzabona yanditsemo 160, hanyuma tukayakoresha ku buryo murabizi ubuhinzi bujyana n'icyo twita ibihembwe by'ubuhinzi cyangwa se agriculture season. Ubwo n'ubwo ngo izo season izibamo ibyiciro bibiri, harimo igihembwe A, B ndetse na C. Kubera yuko rero dutangiye mu gihembwe dusa nkaho tugeze ubu recording iki kiganiro twari mu kwa gatatu, bishobora we kuzakibona tugeze mu kindi gihe cy'ihinga, bishobora guhinduka, ariko amakuru mu Rwanda ajya gusa. Uburi ubutaha nibidukunda tuzashaka n'abantu bo muri lab badusobanurire ibi bintu, cyane cyane ababa muri Ministeri y'Ubuhinzi. Hanyuma rero ubwo no kuvuga ngo umushinga wacu ni 150 nuko twari twararitse abantu abazabona business plan ntimuzabone hiyongereho 10 nuko dutegura twa dufite 160 mu mafaranga fatika. Nukuvuga ngo rero iyi ntego nuko yazamura tukayageza ku bihumbi byibuza hagati ya 400 na 600. Impamvu twashyizemo hagati na hagati nabyo biraterwa nuko hari igihe ushobora kweza umusaruro warateganyije kuzagurisha ikiro wenda tuvuge nk'ibijumba uzakigurisha kuri 200, ariko ugasanga icyo gihe kubera ko byeza ari byinshi byabaye 170. Iyo turi dutegura amacye ashoboka ndetse na menshi ashoboka hatabayemo gukabiriza ku mpande zashoboka nadashoboka. Ubwo no kuvuga ngo mu gutegura utegura uvuga ngo hari igihe bishobora kuzaba byinshi ugafatira ku giciro cya nyuma gito gishoboka, nanone ukongera ugategura uvuga ngo bishobora kuzaba byarabuze ukajya no ku giciro kinini cyo hejuru gishoboka. Niyo mpamvu twavuze ati iry'itanu dushobora kuri kuza rikajya ku 600 muri season 3 zigiye gukurikirana, nkuko tugiye kubibona muri iyi business plan cyangwa se muri uyu mushinga wacu twateguye nkuko twabibamenyesheje. Ese muri tayari tujye mu buhinzi tusarure zahabu ziri mu butaka, ubukungu turi mu butaka tubukuremo tubuzane ku isi? Nimba uri tayari uri kumwe natwe, gumana natwe kugira ngo tubasobanurire noneho ukuntu tugiye kugenda. Iyo twatugeza hano tubasobanurira umushinga wari we, aho uzakorerwa ndetse n'ingengo y'imari. Ubwo ngo ubaye wowe wayabona ni byiza, ubaye utayabona watangira ukayabika gake gake kugira ngo uzawutangire ufite amafaranga. Murabizi ko amafaranga akora ibintu byose. Hanyuma kandi ntucike intege ngo nge sinajya mu buhinzi kuko ntago ari wowe uzahinga. Tuzakoresha amafaranga. Bundi baravuga ngo aha ifaranga rikubise haroro. Nyabona wicika intege, ntago ari wowe uzahinga, uzahingisha. Nabyo twarabipanze. Muri ano mafaranga byose
birimo. Ubwo rero kubera yuko intego n'ibindi murabizi ntabwo twajya kuvuga ngo tugiye gukora icyo bita market survey, twarayikoze tubona ko ibihingwa ubwacu umusaruro ku isoko ntuhagije, ntabwo hagije abanyarwanda muri rusange. Icyo wakora cyose ugiye guhinga biragoye ko wabora amafaranga wagishoyemo cyangwa se ngo ubura abaguzi, ariko biterwa n'agace uherereyemo ndetse n'ibihingwa bihera cyane ndetse n'igihembwe cy'ihinga urimo uhingamo, nk'uko bigaragara ku bahinga n'amakuru baduhaye mbere yuko dukora iki kiganiro. Reka twe duhite twigendana ntabwo tubasobanurire ubundi umushinga upanze ute, ibikorwa nibiye kugira ngo tutabarambira, ahubwo dutangire amafaranga tugiye kugira ku gishoro n'ishoramari. Uko umushinga upanze ari byo twihuta tugende dusobanurira abantu. Yego. Ariko se wowe uri kutureba uherereye aho uherereye naho icyambere ho guhitamo ibyo uzakora igishoro. None icyambere reka tukigire ibyo tugiye guhitamo guhinga. Yego. Ibihingwa ni ibihe? Tugiye guhinga iki? Twebwe mu mushinga twapanze twateguye ko tugiye guhinga ibintu bitatu. Tugiye mu buryo bwo kugira ngo umurima wacu mutoya tuzawubyaza umusaruro, twahisemo mu bihembwe bitatu, kandi buri gihembwe kibe gifite icyo tugihingamo kandi mu murima umwe. Mwabyumvise? Murabizi abantu hari amakosa bakora yo guhinga nka bimwe bya bushombe, abakurikira urunana, ugasanga umurima umwe utema ibintu 500 icyarimwe kuri buri gihembwe. Noneho ikiza cyacu twebwe tugiye kukwereka uburyo ushobora gufata uwo murima ukawuhingamo ibihingwa bitatu mu bihembwe bitatu, kandi byose bikaguha umusaruro mu gihe cy'umwaka umwe, kuko umwaka ugira ibihembwe ko tuzaba twafashe umurima umwe. Igihingwa cya mbere twashyize ku mwanya wa mbere ni imyumbati, kubera ko ihingwa mu gihe cy'umwaka. Nabyo turababwira impamvu yabyo. Imyumbati yerera igihe kingana iki? Yera hagati, ababizi wenda muzashyira muri komenti, ariko byibuza wabara amezi 12 umwaka. Hari imyumbati yaje indi bita ngo imituburano. Iriya myumbati ni yera vuba mu gihe kiri munsi gito y'umwaka. Muratwandikira mutubwira ababizi. Icyambere ni imyumbati, icya kabiri ibijumba. Ibi biba bifite n'isoko ahantu henshi, reba ibigo by'amashuri biri mu Rwanda. Yego. Kandi hose. Cya gatatu ibishyimbo. Ibi ntabwo twabibura ku ifunguro rya buri munsi twese. Ni ibihingwa ngandurarugo. Ibishyimbo. Ibi ngibi umunyarwanda wese, waba uba mu cyaro waba uba mu mujyi, turabirya. Ibi bintu biranakenerwa cyane. Hanyuma wenda hari nk'abantu baherereye ahantu hagwa imvura cyane nko mu majyaruguru, hari imyumbati mushobora kuhashyira ibirayi. Ni urugero. Ibirayi hano mushobora kubihinga bo mu majyaruguru, ariko ubundi mu majyaruguru mujya muhinga imyumbati. Naratembere ntabyo nzaba hatuye bazatubwira, ariko majyaruguru mwebwe muhashyire ibirayi. Wenda hari ibijumba mukareba ikindi kintu nk'amateke nimba hera. Buriya si amateke, ariko hari mu majyaruguru se mwaba ubutaka bwenda kuba hera cyane imvura, haba amakoro, ubutaka bw'amakoro. Ariko hano n'imyumbati yaheze, za Musanze, za Nyabihu, bo muragenda mutubwira za Musanze. Ubwo naho dukeneye gukorayo survey tukamenya utari ibirayi. Ariko ikindi n'umwero wabyo uhita ugenda utandukana bitewe n'uturere n'igihingwa. Ubwo rero abantu wenda bari mu bindi bice mushobora kugendera kuri ibi turi kubabwira, mugasanisha n'agace muherereyemo, nicyo cyiza. Mu byibuke neza wababwiye dutangira ko wowe ushobora no kudakwinga ibi tuvuze ugafata ukabisimbuza ibindi, ariko nabyo bihangana n'ikirere. Kuko hari igihe usanga tugiye guhinga nk'ubu muri kino gihe tugiye guhinga, ugasanga tugiye guhita duhura n'izuba ryinshi, ugasanga nutera ibi ntabwo bizakunda. Ariko hari n'ibindi bitari imyumbati bishobora guhangana n'izuba, cyangwa ibijumba ushobora gutera aho ngaho mu gace uherereyemo. Ku bishyimbo rero, ho ushobora kudahinga ibishyimbo ugashyiraho amashaza. Ibishyimbo nyeka ko ntabwo bitera mu gihugu hose, biri rusange, cyangwa se ugahinga na soya nayo bikenewe hirya. Ariko turi kureba ibihingwa bishobora kugurwa. Abakiriya b'ibi bintu baba benshi, baba abaturage basanzwe. Bashobora kuba umuturage ubihahanga birye mu rugo iwe, bishobora kuba ku isoko umuntu uri bubijyana agateba akakagarura, bishobora kuba uri bubirangure rimwe akazana umusaruro i Kigali. Ubwo uko tuzagenda tuzagenda dukora ama episode y'iki kiganiro, umusaruro ugeze aha, noneho tujye kuwushakira n'isoko. Ubwo aho ngaho wari ugeze, twari tuvuze ibihingwa. Icyo umaze gusobanura ni ikigendanye n'isoko. Ni bande bazagura ibi ngibi? Kuko icyo ni ikintu ugomba kwibaza mbere y'uko uhinga ibyo bihingwa. Twahisemo ibi kuko twabonye isoko irya maze
kubabwira. Yego. Hanyuma ibijumba isoko twamaze kugira gute kuribona byabonetse. Sinzi nimba barimo babasha kubona hano. Bari kuhabona neza, uregera hirya gatoya gutya. Hano ku isoko muri kuhabona, twabonye ko ari amashuri, abantu ku giti cyabo, amashuri, isoko. Ubwo ano masoko turema buri munsi mu mibyizi. Yego. Abaturage baba bikeneye, ndetse hari n'abandi benshi bagiye batandukanye bakeneye ibyo kurya. Iyi challenge y'ibi bihingwa ni amaresitora yose, ibyo byose birimo. Amaresitora. Noneho mumwibuke ko ibi bintu ubundi hari n'ibyo twita cash crops, nk'ibintu byera vuba. Tuvuge inyanya, imbuto, tuno tuntu twerera mu mezi 3. Ariko dusaba ko kuba ufite umurima uri ahantu ubishobora gukorera kuvomerera, cyangwa turi mu gihe cy'imvura. Ariko mu gihe cy'imvura biba bifite risk iri hejuru, kubera ko abantu bose baba babihinze, wabyeza ukabigeza ku isoko ahantu hose byeze ugasanga birahenze. Iyo ubishaka kubijyamo bya cash crops neza, ubijyamo muri cya gihe abantu batarimo babihinga, wowe ukagenda ukabivomerera. Imbaraga zawe zo kuvomerera nizo zita zituma cya kintu uzakizana ku isoko ahandi biteze, ukagurisha ku giciro cyiza kandi ukunguka. Bityo rero izo cash crops nayo mbabwiye, imboga, karoti, intoryi, amashu, utwo tuntu twose nk'utwo kandi twerera mu mezi 3 gusa. Nushaka kuduhinga uzabanza umenye ngo ndi mu ihesezo y'ubuhinzi, kuko nubihinga mu gihe cy'imvura abantu bose babihinze bizera ari byinshi, nuza ku isoko usange imvune watakajemo n'amafaranga uri kubikuramo ntibingana. Ariko nanone barese tubyumve hano niba ari mu gihe cy'imvura ntabwo uzavunika, kandi niba utavunitse ariko baravunika ku kintu bita umuti. Gutera umuti mu gihe cy'imvura ibihingwa bisaba umuti mwinshi. Ahubwo ubwo bahe password iragira ngo ni ukumenya cunga sezo, ucunga izuba ritangiye kuva, uhinge ibyo bicuruzwa wavuze bita cash crops, inyanya, amashu, twatuntu tugusaba kuvomerera mu gitondo na nimugoroba. Ariko iyo tweze amafaranga uyakubicura n'icuma. Abantu benshi nabaza nuko ntaba babihinze, wowe imvune zawe nizo zikugaburira, kandi twakubwiye ngo ntago uzavunika kuko ufite cya gishoro cyacu twateganyije cy'ibihumbi 150 hano twavuze. Muracyakibuka k'amafaranga ari yakora byose. So rero tugiye kugufasha kugira ngo ukoreshe amafaranga yawe uyashora ahantu hafatika kandi harambye, ho kugira ngo ukomeze uyashora mu bintu bakwiba, bagutuburira, bakubeshya ngo zana bino bintu. Muze mureke twigire mu buhinzi, ibintu byo kuko yamazana igihumbi ngo tubure. Nimburi na ministeri tureba, muze mudushyigikire, dukangurira abantu twigire mu buhinzi n'ubworozi, nubwo twebwe umushinga wacu ugiye kwibanda mu buhinzi. Twakomeje isoko, twari tumaze kubasobanura amasoko ahari uko ateye. Kubera yuko rero twigeze tubasobanurira ibice byose bibanza mbere yuko tugera ku buryo igishoro bagishyira mu bikorwa. Ibyo byose hari video twakoze isobanura ibice byose by'umushinga. Iki gice ntago turi bugitindeho, tugikoze muri detail. Reka noneho tuhite twigira ubundi umushinga nyirizina upanze ute muri amafaranga yacu 150, kugira ngo wumve ko bishoboka kandi bizagukundira. Yego. Twinjira ngo tujye mu gitse bita ingengo y'imari. Yego. Ingengo y'imari irabirimo. Ubundi ingengo y'imari ibamo ibice bitatu. Igice cya mbere barabibona neza hano ni ingengo y'imari. Igice cya mbere ni ukuvuga ngo ahangaha ibice murabibona. Igice cya mbere habamo icyo twakwita, ni mu cyongereza tukita fixed cost, ariko ni nk'igiciro ntakuka. Igiciro ntakuka cyangwa se twakwita by'amafaranga yose dukeneye ku kintu runaka gitangira kitabura uko byagenda kose. Kuko hari nk'ikintu ukeneye, nimba ugiye mu wenda nk'ubuhinzi, ubaye udafite isuka birumvikana ko utazahinga udafite isuka. Ubaye udafite umurima, mwibuka ko abantu benshi turi kuvugana nta masambu dufite. Aha rero ikintu twahashyize, nimba uzihingira ukeneye isuka, nimba nta murima iwanyu baguhaye isambu ukeneye umurima. Twebwe rero kubera ko turi kubabwira ibiganiro turi muri Kigali, kandi muri Kigali nta butaka bwo guhinga dufite, twashyizemo ko amafaranga muri iki giciro tuzashyiramo
kwatisha umurima kuko Yego. umurima niwo dukeneye mbere na mbere impamvu tukise ko ari igiciro ntakuka cy'umushinga wa mbere nawe uzareba ese njyewe nkeneye isuka cyangwa nimba nawe uri muri gahunda yo kuzahingisha nkatwe ubwo turakomeza na muri no gahunda ariko nimba usanzwe ufite umurima wanabyikorera bwaha ku giciro ntakuka amafaranga twe twahashyize we ntabwo uzayahashyira kuko uzaba ufite umurima uzaba ufite n'amasuka n'ibindi bikoresho byose ukeneye by'umushinga. Igice cya kabiri hano birahajya igice cya kabiri hano igice cya kabiri ni utuntu dutoya noneho ni amafaranga bizagutwara kugira ngo imirimo ikorwe ni ukuvuga ngo twikita operation cost ni ukuvuga ngo ikiguzi cy'imirimo yose izakorwa. Murabizi wenda tuvuge nk'abakora mu nganda uba ugomba kuvuga tese nimba nkora uruganda wenda rw'imigati n'amandazi bintwara amafaranga angahe kugira ngo irindazi ribe rigeze ku isoko natwe bizadutwara angahe kugira ngo ibi bijumba noneho tubikure mu murima bibe biri tayari twabigurisha. Birumvikana icyo bita operation cost icyo bisobanuye yego ni imirimo yose uzakenera n'amafaranga yabyo kugira ngo icyo dushaka kugeza ku isoko kihagere. Hanyuma ibyo ni ibice bibiri by'ingenzi ariko iki gice turocyongeraho nk'ikindi ni output cyangwa se andi mafaranga none wa musaruro uvuyemo hari ikindi giciro ubwo mbuzi ko gisobanura mu kinyarwanda kizadutwara tuvuge nk'urugero rwo gufata amafaranga azikorera transport kubigeza ku isoko kuko ibyo byose iyo bamaze kubigeza ku isoko hose ya mafaranga abakigenda ariko ibyo turacyari muri cya gice twakita operation cost noneho hakabaho n'igiciro uzagurishirizaho nzagurishiriza kurangaye okay noneho ibyo byose tukaza kuhita tubigira tukabiteranya cya gice cya mbere n'icya kabiri tugahita tubona igiciro cy'umushinga wose igiciro cy'umushinga wose nicyo gice cya gatatu ari nacyo dukeneye twamaze kubona mu mbanziriza umushinga wacu ko ari igiciro cy'ibihumbi 150 ku bushakashatsi twakoze bitewe naho buri muntu wese aherereye azagenda ahuza ibiciro bitewe naho hari n'igihe byajya munsi bitewe nuko hari n'igihe uzikoramo uziha umubyizi uzihingira ariko ku bafite gahunda nababwiye yo guhingisha nkatwe igiciro ni 160 biri mu mushinga. Noneho rero ibyo mu giciro cya mbere twabibabwiye ko hahandi igiciro ntakuka twateganyijemo ko ari amafaranga 40,000 tuzatisha umurimo tuzajya mu giturage twebwe wibuke ko impamvu dushyizemo kwatisha nta murima dufite noneho rero igiciro ntakuka noneho tugiye ya bice bitatu tubabwiye tugiye kubishyiramo niki kizakorwamo ibizakorwa muri icyo kintu. Rega harimo abantu bari i Kigali mwaje kera mutazi isuka rero nimba uri Kigali utazi isuka iyi munsi ufite amafaranga tugahaye n'umushinga hamagara umuntu wasize mu giturage umubwira ngo mfite umushinga ndagira ngo tuwushyire mu bikorwa ujye umwishyura kubera yuko azaba ari mu mushinga hanyuma amafaranga yawe tuyashore neza azunguke kandi utavuye i Kigali wowe ujye ugiye kureba nimba biri gushyirwa mu bikorwa. Igiciro ntakuka rero cya mbere twavuze ko ari ukwatisha umurima ku bantu turi i Kigali cyangwa n'ahandi hantu tudasanzwe dufite isambu tuzatisha umurima twawuhaye igiciro cy'ibihumbi 40 ushobora gusanga hari aho byiyongereye ariko mu byo nabyo twarabiteganyije turaza kubibabwira kuko hari igihe twebwe iwacu ni 40 yego wowe usanze bitewe naho uherereye bihenze nabyo uzabirebaho yego. Hanyuma noneho twagiye mu gice cya kabiri kuko ahangaha nicyo giciro ntakuka igice cya kabiri icya giciro ntakuka tugiye mu gice cya kabiri twise operation cost cyangwa se igiciro cy'imirimo yose iteganyijwe. Aha rero noneho turasangamo noneho igikorwa nyirizina ariko mu rubyumva ko kirimo imirimo myinshi. Muribuka ko utazikorera ugiye gukoresha abantu icyo nacyo na avantage kuko umuntu uzaza kuguhingira azizanira isuka sicyo kintu gikenewe gikoresho gihinga ni isuka abahinga n'abakozi. Hanyuma rero mu giciro cy'imirimo ubwo ubutaka twabubonye icyo tugiye gukora zakeneramo ubutaka ubutaka twabubonye twamaze kububona twatishisha ikintu cya mbere tuzakenera birumvikana hano kuri business plan yacu turimo kuzagira birumva harimo imirimo y'ubuhinzi ku giciro sibyo se harimo ubuhinzi burimo icyo twakita imirimo ibamo ubwo guhinga umurima
sibyo yego guhinga umurima no kuwutunganya kugira ngo ubwo no gutunganya umurima gutunganya umurima kugira ngo ube uri tayari mu gihe cyo gutera umurima nitumara kuwutunganya turahita dushyiramo imbuto ubwo ni imbuto noneho mu gutunganya umurima ahubwo tukibaza ni iminsi ngahe bizadutwara mu gutunganya umurima bitewe n'uko ungana ndakeka ko bigomba kugenda wenda shyira hano gutunganya umurima tubabwire n'iminsi twe twateganyije bitewe n'ubunini bwawo bityo ushobora kugenda uyigabanya bitewe n'icyo uri muhinga mu gutunganya umurima twateganyije iminsi 6 ngewe kugeza ubu ngubu namaze kubona umurima uwo mbibihaye ariko bambariye iminsi 10 bivuze ngo mu byo nari nateguye uko iminsi 6 yabaye indi minsi iminsi 10 bivuze ngo nawe bishobora kuzagutungura ugasanga iminsi irahenze mugize amahirwe ubwo dukoze iki kiganiro nari namaze kubona umurima yariyongereye ariko bishatse kuvuga ngo iyo uri gutegura ugomba gusiga n'umwanya nuko ibintu bishobora kuza guhinduka wowe ukaba witeguye kwakira impinduka n'utuvuga ngo nabiretse kwanya iminsi 6 none baye 10 ntibigende uko wabiteguye ibyo bibaho abantu rero aho ngaho bacika intege kwe nuzacika intege ahubwo mu gutegura ujye wumva ko hari ibyo ushobora kuba wibagiwe ushobora kuzabona cyangwa se ibyo ushobora guhura nabyo mu gukora imirimo yo gutunganya umurima noneho hakakurikira igice cya kabiri umurimo urarangiye tugiye gutera imbuto zacu imbuto muribuka ko tutazazibonera ubuntu nazo tuzazigura mu kintu cy'ubu cyose kiragurwa noneho za mbuto zacu ni izihe ni imyumbati ibijumba n'ibishyimbo ese imbuto y'ibijumba iragurwa n'imyumbati byose bafite imigozi ariko hari ukuntu ushobora kugenda ugasaba ushobora gusaba ariko buri gihe usaba unavuze ati imbuto nurangiza utubwire imbuto y'imyumbati imigozi ibijumba iragurishwa ariko twabipangiye igiciro kugira ngo ntuzabiguhera ubuntu utazajya gukura akazaza kukubwira ngo naguhaye imbuto y'ubuntu mpaho kubera ko ari business nayo reka utera imbuto ngo iyacu tuzahera ku imyumbati imbuto y'imyumbati twateguye imyumbati ishobora guhinga wenda umurima w'ibihumbi 40 twari twateguye ko tuzayibarira ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda noneho kuyitera iminsi nayo uyu kwari umuguri gutegura umurimo ariko kuyitera nayo imirimo yo kuyitera nayiza gutera imbuto nabyo bizagenda nabyo turabiza aha turi kubanza gutera imbuto ibi dushobora gutwara nayo nk'iminsi hagati y'3 n'ine ariko kubera yuko tuzaba dufite bino bice bindi by'inuza hagatwabarira iminsi hagati y'3 n'ine umubyizi twawubariye ku mafaranga 5 gukuba 4 wenda ubwo ni ibihumbi urabona ibihumbi imibyizi 7 ugahita ukuba 5 kangahe ubwo twahita dukoresha calculator imibare nayo deri bayabaye imibare ariko ibyo ntibitanga ese ibihumbi 6 iyi ni 7 kuba hano 20 na kangahe 5 gukuba 7 ni ibihumbi 10 n'amafaranga 500 kukuba iminsi 7 uko biyirindwi ngene navuze hano twe twavuze ko bishobora kuba hagati y'iminsi 3 cyangwa ine ngo kubera iminsi amakuru yahindutse reka dukomeze plan ubundi uko iteguye hano kugira ngo abantu tutabacanga bakabona amafaranga arimo ararenga no kuvuga ngo mu gihe imbuto twabonye ko tuzagura imbuto y'ibihumbi 10 noneho imbuto y'ibijumba nayo twayibariye ibihumbi 10 yego noneho imbuto y'ibishyimbo nabyo twabaze ko tuzabara ku bihumbi 10 nabyo ushobora gusanga umurima ari munini ukagurira 5 bitewe nuko ikiro kiri kugura ikiro cy'ibishyimbo wari wabariye ko kiri kugura ngahe ikiro cy'ibishyimbo nabibariye ku gihumbi 210 bitewe n'umurima arantu uzasanga umurima w'ibihumbi 40 ari munini hanyuma noneho ifumbire wibuke ko uzakenera n'agafumbire yego agafumbire nako twakabariye muri bihingwa turongeraho ifumbire y'ibihumbi 10 ifumbire y'ibihumbi 10 noneho rero duhite tuza igikorwa cyo kubitera imbuto twayibonye igikorwa cyo kubitera iminsi yose ubundi y'ubuhinzi yose harimo kubagara kugira ute iminsi yose y'ubuhinzi twayibariye kugeza imbuto itewe twari twabaze iminsi 15 y'ubuhinzi ni iminsi 15
noneho rero ariko hakazazamo kuzabagara igice cya mbere, kubagara igice cya kabiri, kuko iyi ni plan y'umwaka wose. Iminsi yose tubona izaba 25 ariko ishobora kuzahinduka iminsi y'iki gikorwa cyose, kuko nubwo hano harimo ibishyimbo ariko ntabwo tuzabitera rimwe, kuko twababwiye ko tuzatera bitewe na season. Noneho reka noneho twongere twisobanura abantu season tugiye guhera gututera kuki. Ubu tuvugana turi mu kwezi kwa gatatu tugushyira ukwa kane, bivuze ngo itumba turirimo. Ubu ngubu umurima wacu nituwutegura tuzabanza dutere imyumbati. Nitumara gutera imyumbati tuyiterane, igihingwa cya mbere ni imyumbati n'ibijumba tuzahita tubiterera rimwe. Tuzakoresha tekinike bita intercropping cultivation, cyangwa se ubuhinzi buvanze ariko biri ku murongo, bya bintu bigora, atari ukuvuga ngo ushize iyo hano hamwe ngo hano umwumbati, ari ukuntu babitera ku murongo. Igice kimwe tukagishyiramo imyumbati, ikindi tukabishyiramo ibijumba. Impamvu hari ibijumba byera hagati y'amezi 5 na 6. Noneho icyo gihe nitubiterana n'imyumbati, ubu ngubu wa murima mu mezi 6 tuzabanza dusarure ibijumba mbere na mbere. Nitumara gusarura ibijumba tuzaba tugeze muri season yindi twateramo ibishyimbo mu kwa 9. Noneho havuye ibijumba tuhasimbuze ibishyimbo byera mu kwa 9, kwa 10, kwa 12 kuriya mwaka. Tari meza abahinzi bavuga ngo uzabagaza imyumbati n'ibishyimbo. Ijambo ryiza, uzabagaza imyumbati n'ibishyimbo ariko usaruye ibijumba, kandi uzabisarura mu mpeshyi. Aho ibijumba kizaba kiri hagati ya 250 cyangwa 200 ku isoko, ugurisha neza ku mashuri, ku masoko n'ahandi heza. Ubwo rero muri kumva plan yacu ukuntu iteguye mu ncamake. Abayishaka muzatwandikire kuri no nimero iri ku kiganiro muri gukomeza mubonaho, tuboherereze iyi business plan kugira ngo ibayobore, n'amakuru tutabashije kuvuga hano icyarimwe muyabone, muyashyire mu bikorwa. Ubwo ni ukuvuga ngo igiteranyo cyose twavuze ko imirimo yose irimo kuzakomeza gutera ibishyimbo, abazakomeza kubagara, igiciro cyose duteranyije ayo murima, ayo tuzakoresha imirimo yose, imbuto, ifumbire, kugura imiti aho bibaye ngombwa, nk'abantu bazahinga wenda ikindi kintu gisaba umuti na urimo muri business plan. Dere ngiyi irateguye, ngira ngo murimo murayibona. Icyo gihe noneho tuzagira bije yacu ihure n'ibihumbi 121 iyo twateguye hano, kubera ko twari twapangiye 160, 121,500 igiciro cyose cy'umushinga. Noneho murumva ko twasagujemo ibihumbi 38,500 nibyo bisigara. Aya mafaranga tuyita ko tuzayakoresha mu cyo twita ibintu byose bishobora kuza bitunguranye hirya y'ibyo twari twarateguye. Bayita amafaranga y'ingoboka mu mari, cyangwa unexpected cost. Hari igihe ushobora kuba uri guhinga ugasanga imibyizi twateguye ibaye mikeya, bigusabye kongeramo umuntu, uhita ukora muri yandi muri ya mafaranga y'ingoboka twasigaje. Muri cya gihe ushobora gusanga umuti warawupangiye kuzagura 5 ugasanga wabaye 7. Ibyo bibaho kuba ari warateguye ko umusaruro wawe usarura ugahita uwugurisha, ariko ukaba witonze, ahubwo noneho bikazagutwara andi mafaranga runaka. Ayo mafaranga asigara niyo akora bino bintu. Ndakwinginze aya mafaranga uzashake, nushaka uzayashakire simukadi yayo uyashyireho. Buri uzajya utanga yose ujye uyabara, ubare amafaranga twise cya giciro cy'imirimo, uyabare ku buryo nanarenga uzamenye se nahombeye. Utazayakora ukabona usigaje aya ngaya ngo bihuye n'aya, kandi twapanze ayasigaye ugahita uyarya. Kavuga ati buriya nabirangije. Ubwo magambo meza, mu gihe cyose uri gutegura umushinga wawe, tegura amafaranga y'ingoboka azakurwanaho igihe hagize ikintu gihinduka gikenera ubushobozi. Ubwo ni amafaranga utigeze utekereza. Ntuzigere ujya kongera. Niba ufite amafaranga 160 uyapangira yose, gira amafaranga asigara uyabike neza nk'uko bivuze neza pe, ku buryo utazigera uvuga ati ngo ibi bintu nishoyemo ngo ntago umuntu afite amakuru, kandi warateganyije amafaranga.
warayateganyije. Hari n'igihe uzajya ahantu usanga ifumbire twapanze 10 birangiye bibaye 15. None se bitewe n'ahantu, nimba uri ahantu hataba ubworozi bwinshi, hatari inka nyinshi, urumva ifumbire uzayikurayo. Cyokora muzagura imvaruganda ushobora gusanga yarahenze. Gusa mwibuke ko umufatanyabikorwa wita Tubura nawe arahari ku ifumbire ya make make. Murabizi ko habaho nkunganire ya leta. Ubwo Tubura nayo wareba abafasha myumvire b'ubuhinzi mu tugari hose barimo, bakagufasha kubona ifumbire ya Tubura, ndetse n'imbuto nziza bashobora kugufasha kuyibona kandi ku giciro gitoya. Barahari mu tugari hose mu Rwanda, babita abafasha myumvire mu buhinzi, cyane cyane bakorana na Tubura kugira ngo ubone imbuto nziza igezweho, bakugira inama si season tugezemo miteminga iki ngiki, nayo makuru nayo uzabanza uyagendereho bitewe n'agace uherereyemo. Niyo mpamvu dushimira leta yacu ko ayo makuru yose abahari, ahubwo abaturage hari igihe batamenyera igihe. Nicyo twe turi gukora kugira ngo uru rugendo dutangiye tuzarurangize dufite papasi yacu tuyigezeho, cyangwa se intego yacu tuyigezeho. Hari ibintu bikunda guca intege abantu, kandi mukora muzi ko ari ibintu byoroshye. Ugatangira ibintu witeza amafaranga mu nshuti n'abavandimwe, yego, ugasanga ufite amafaranga yose ahwanye n'igiciro cy'umushinga, ariko amafaranga y'ingoboka nayo ufite, ugashaka kwita we uyashoramo yose uko yakangana. Ubwo bishatse kuvuga ngo wakabaye uhita ugabanya kugira ngo usigarane amafaranga y'ingoboka. Aha ngaha niho handi bituma umuntu ugasanga yatangiye umushinga, yahinze umurima munini, yahinze ubuso bunini, yateyemo n'ibintu bimugoye, ariko kubera amafaranga yose yashoreyemo rimwe, yavuga ngo mfite inshuti zanguriza, mfite kana kazanguriza, bikahita byanga. Wenda n'udukoko twatatse imyaka yawe, kandi uri urangaye umunsi noneho bikahita byanga burundu. Umuntu ugasanga yacitse intege, yihebye, yagize agahinda gakomeye, nyine ibikorwa byose by'iterambere ugatangira kugenda wumva ko udashoboye. Ikibazo nago ari ibyo bintu byanze gukunda, ahubwo ikibazo ni uburyo wateguyemo umushinga wawe. Nago wibagiye kino gice cya nyuma, ari nacyo cy'amafaranga twasorejeho y'ingoboka. Ikintu cyose ugiye gukora, sigaza amafaranga inyuma. Ni nka kwa kundi Abongereza babivuze neza, baravuga ngo don't put all your eggs in one basket. Ntugashyira amagi yawe yose mu gitebo kimwe, yamenetse amenekera rimwe. Ariko uyu mushinga mbabwije ukuri, guhomba byo nabyo mu butaka habamo umugisha. Imana yashyize umugisha mu gitaka. Imana yaremye Adamu na Eva, yaremye Adamu imukuye mu gitaka. Ibaza ahantu havuye ubu bwibone bwose dufite nk'abantu. Ibaze ko yavuze ngo izi mbuto muzirye zibagirire umumaro. Mureke rero natwe dukuri izo mbuto ziri mu butaka twashyizemo, mu gihe gito tukazeza, mu gihe cy'umwaka, umwaka utaha tuzagura. Kandi nanone nimunifuza ko hari undi mushinga tuzabigira nawo tukagiramo challenge nk'iyi, muzabo tubwire tuwutegure tuze tuwigishe. Nimba uri umufatanyabikorwa utubonye nawe ukabona ko wadufasha muri uru rugendo, uzudutera inkunga, uzudusobanura uko byagenda. Mu buhinzi habamo ibindi bintu byinshi bitandukanye, turimo turafasha abantu kugira ngo bakangukire ubuhinzi bwa kinyamwuga, cyane cyane muri business cyangwa mu buryo twita agri business. Ubu ni ukuvuga ngo dukora imishinga y'ubuhinzi ariko butungura bwa kinyamwuga, tuve muri bwa buryo twahingaga busanzwe, cyangwa se urubyiruko rw'ubu rutakitabira imirimo y'ubuhinzi kubera yuko wenda batinya gufata isuka. Hari uburyo bwinshi bushobora gukoreshwa. Ubu rero ni uburyo twabonye bwafasha abantu bari mu mijyi itandukanye y'uturere hose badafite wenda umwanya wo kujya guhinga, ariko bashobora guhingisha. Buriya kugira isoko y'amafaranga ubona buri kwezi imwe gusa ntabwo ari byiza. Ko igize ahantu henshi uriko unaga amafaranga yawe uzashyira ukayabona. Ibaze ugiye kubona ukabona hano hakwinjirije 2, ibijumba ugurishije ubonye 200,000, ejo imyumbati ireze ugurishije ubonye 100,000 angahe, ukajya kubona ya konte yawe urimo nago twadufaranga mu gihe cy'umwaka ukabona ufite amafaranga. Ubutaha noneho itahagura wa mushinga wawe, ya mafaranga yose ukongera ukayasubizamo kugira ngo abyare andi menshi. Nta bukire bw'igihe gitoya, bizagutwara igihe birumvikana, ariko igihe gifatika. Hahandi ujya mu murimo ukabona ibintu, hahandi ugurisha ikintu ukabona ko ukigurishije, amafaranga yawe ukaba uyashyize ahantu hizewe kandi na leta idushishikariza. Nimba rero umufatanyabikorwa ndongeye ndagarutse, fasha tera inkunga iki kiganiro, tera inkunga ibi biturimo, fasha urubyiruko kugira ngo rukanguke, dukore icyo bita ubukangurambaga kugira ngo abantu twitabire ubuhinzi bwa kinyamwuga bugeze. Kuko mu buhinzi hari amafaranga, ariko urubyiruko ntabwo bisobanukiwe neza cyane, cyangwa se rurabizi ariko ntuzi aho gutangirira. Twebwe rero iyi ni challenge dutangije, muyitera inkunga tuyiteze imbere. Nagira ngo nanjye nongereho nkubwira ko gukora
business y'ubuhinzi ntabwo bivuze ko umuhinzi no gufata isuka ushobora kudesigninga modo nk'iyi n'iyi tukubwiye tugiye kuyikora guhera ubu ngubu tugeze byibuze nko muri 3 bya 4 kuko twe tuyigeze ku ndunduro tuje kuyibasobanurira twaratangiye no kuyikora tubona naho igeze sibyo ntabwo bivuze gufata isuka turi kuyikora turi i Kigali kandi iri kubera mu majyepfo yego muri kubyumva nagira ngo duhindure imyumvire tubyumve business yose irimo za inome hari business zisaba imbaraga nko korora bisaba ujyemo niba worora inkoko ugende uzikorera amasuku uzigaburira ugirute abantu benshi barazihunga zino business zituma ngo biyanduza zino business zituma mwambara indi myenda wenda y'akazi ntago muzikunda cyane mushaka imirimo yo mu biro ariko nagira ngo mubwire ko kuyikora ntago bivuze kugenda ukajya ushobora gushoramo amafaranga abandi bakagukorera kandi bigakora ndizera ko aho ngaho biba bita agriculture value chain ni ukuvuga ngo ni uburyo uruziga rw'ubuhinzi umusaruro guhera kuri twebwe tubu twaje ku gice cya mbere kibanza cy'igitekerezo cyo guhinga ibintu tukabikura hariya ariko uruziga rwose rw'abantu barya amafaranga muri iki kintu twise agriculture value chain ni uruziga runini kugeza bizagera ku muntu uzabihaha wanyuma akabiteka akabirya hari n'ababikomeza byamaze kugera hariya bakongera bakabijyana mu nganda bakabikoramo ibindi nimba ari imyumbati bakabikoramo ubugari nimba ari ibijumba bakabikoramo amabiswi nimba ari ibishimbo bakabikoramo ifu y'ibishyimbo ni ukuvuga ngo iki kintu ni ikintu kinini harimo inzego nyinshi zitandukanye ariko twe twihereye ku cyambere cyo guhinga nka raw material nizo twe turi igice cyambere ariko uru ruziga ni runini ibaze tugize abantu benshi barimo bigisha amahirwe ari muri iki kintu ni kinini cyane nta nubwo twakivuga muri video ngo kirangize bityo rero nimba ubonye iki kintu usobanukiye ibintu by'ubuhinzi uzaduhamagare nimba ufite izo nshingano uzaduhamagare dusobanure kurushaho dukorane ibiganiro bitandukanye kugira ngo mu muhamagaro turimo wo gufasha urubyiruko wo kwifasha natwe ubwacu kuko aya mafaranga tugiye kuyashoramo tubikore ariko tubyerekana abantu kugira ngo tuve ku rwego rumwe rwo guhora turira ko dukennye nyamara hari ahantu twajya gukura imari mu butaka turagushimiye rero nimba ubyumvishije turakomeje rero na gahunda yacu noneho twarebye uburyo bwo guhinga twagiye tubivugamo bigiye bigabanyije mu minsi ahubwo turagira ngo noneho tubajyane uburyo bwo guhinga kuri ba bantu turi buhe ya business plan yacu bazabibonamo iminsi icyumweru cya mbere hazabamo kwishyura ubutaka gutegura ubutaka n'ubwo ngo nabyo bigiye birimo ibyumweru ngo mu cyumweru cya mbere hari iki turimo twe twanatangiye uburyo ingengabihe y'ibikorwa iyi munsi tuje kubafasha gusobanukirwa ibintu ariko iyi nyandiko ni inyandiko ntoya irimo amakuru makeya umuntu wese yabasha gusoma uwize n'utarize ufite amafaranga n'utayafite wanasaba inkunga abandi bantu bakagufasha ariko ukaba ufite irangengo y'imari atari iyo gushaka kurya buriya uzacunga impamvu abantu benshi bakira bashorahana amafaranga bakanibagirwa kariyo reka natwe tuyajyane mu buhinzi twebwe tujye gusarura gusa hanyuma ntitujye kubisarura dushaka kuryamo umugati dushaka gukuramo ngo y'ubugari n'ayo munyoya tureke umusaruro were tuwusarure rimwe tuwujyanire ku isoko rimwe muri make wihingira inzara bihingira inzara wowe hinga kuko ugiye kubikora nk'akazi ka buri munsi kazagutunga kuko nuramuka uhingiye inzara ni handi uzajya uhinga nyuma y'ibyumweru 3 utangire kujya kureba ngo ibijumba utangire gukora ibyo bita gushoroza ibyo bintu ntabwo byazigera biguteza imbere hinga kuko ugiye kubikora nk'akazi ka buri munsi hinga bigezweho hinga nk'umuhinzi wabigize umwuga ku buryo wowe ureba ukavuga ngo ni imyaka yanjye yaba yeze ibyo bijumba byeze ariko ntabwo turi ku mwero wabyo nimbire ka gacamo ibyumweru 2 simbikure ibindi bizaba byashizeho ku isoko uhita ubona opportunity zo kugurisha abandi byagabanutse sibyo cyangwa niba ari imyumbati uyesarure ukoremo ifu y'ubugari uyibitse cyagihe itonda abandi aho byeza ari byinshi ubuyinitse nurangiza uyibikemo mu imyumbati y'ubugari uzayisheshe ugurisha ubugari cyangwa se muri cya kintu twatumaze kubabwira bita agriculture value chain bibamo ibice byinshi noneho ingenga y'ibihe rero mu cyo tugiye gukora bya mbere habamo kwishyura ubutaka nicyo kintu cya mbere uzakora yego kubutegura ngo nuko buhinga
gushyiramo ifumbire no kuyitegura, kuko ntabwo uzatera ibintu nk'imigozi y'ibijumba murabizi ko bayitabiza ifumbire, ariko ahantu hari ubutaka butagize, gusa biba byiza ushyizemo ifumbire kugira ngo bizere bishishikaye. Ibyo ngibyo nibyo tuzakora mu gice cya mbere. Igice gikurikiyeho hazaba harimo ubwo noneho gutera imyumbati n'ibijumba. Twababwiye ko ibishyimbo tuzabitera mu gihe cyo mu kwa 9, ubwo n'ubwo ngo ngira ngo ni igihembwe C nimba ntibeshya, ariko ndumva ubu turi mu gihembwe C, ubwo babizi ndumva nshobora ko ntabyibuka neza, ariko icyo gihe nibwo bahinga ibishyimbo byo kuzasarurwa mu Kuboza ukwezi kwa 12. Hanyuma ubwo n'ubwo ngo noneho igice cya kabiri ni ugutera imbuto, ibijumba n'imyumbati nibyo tuzatera bwa mbere. Hanyuma igice kizakurikiraho ubwo ni ukuvuga ngo tukimara gutera hazakurikira igice cyo kubagara bwa mbere, ariko ibyo ntabwo bizahita bikorwa mu cyumweru cya mbere, cya kabiri birumvikana. Icyumweru cya mbere twabonye ko ari ugushaka umurima, kuwutegura no kuwuteramo, ndetse icyumweru cya kabiri tukazatera, noneho mu cyumweru cya kane n'icya gatanu dushobora gutangira no kubagara, ariko kubagara nabyo biterwa n'aho ubutaka buri. Hari nk'ubutaka usanga urwiri rumera vuba, hari n'ubutaka usanga ari umusenyi batanakenera kubagara cyane, ubwo bizaterwa n'agace uherereyemo. Mu gace k'iwacu usanga kubagara ari ingenzi kuko n'ubutaka bugira urwiri rwinshi ugereranyije, kubera ko nta musenyi uhari mu majyepfo aho tuzakorera uyu mushinga. Hanyuma kubagara bwa kabiri, hanyuma none ubwo nitubagara bwa kabiri ibijumba bizaba birimo byegera umusaruro. Noneho mu gihe cyo mu wenda uhereye umunsi turi mu kwa 3, niduhinga ibijumba uyu munsi mu kwa 4, mu kwa 5, mu kwa 5, mu kwa 6, mu kwa 7, mu kwa 8 ibijumba bizaba bimaze kwera neza. Mu kwa 8 hagati ukure ushaka isoko ugurishe, noneho wa murima handi ubikuye mu kwa 9 ubagarishe nanone ya myumbati ibishyimbo. Noneho ibishyimbo nabyo byerera amezi 3 byo murabizi, mu kwa 10, 11, 12 mu kwa mbere dusarure. Twebwe ntago tuzarya ibitonore, twebwe tuzabibika tubyanike tutangire tubigurishe mu kwezi kwa 2, kwa 3. Biba byiza noneho yohesheje byinshi ndi tekinike wibitse mu kwa 5, mu kwa 6 no mu kwa 7 mu mpeshyi, ariko kugira ngo tuticisha abanyarwanda inzara ujye ugurisha uburyo bihinga biriya bintu nabyo hari ukuntu bidindiza, bituma ibiciro ku isoko abantu bajya babirangura. Nabwo n'ubwenge bwa business, akabirangura akazabigurisha bihenze, ariko biriya bintu nabyo hari ukuntu biteza inzara kuko bituma ibiciro bihenda. Ni nka kuri umuntu usanga aguze ngo ikibanza akakibika imyaka 20 ngo azakigurisha cyarahenze. Ibyo nabyo leta yatangiye kubikora, iby'ibibanza byo ntabwo tubijyaho cyane. Ati niba udashoboye kucyubaka gihe abadashoboye kubigurisha niyo myaka bazagiyeyo. Iyo ni recommandation turabisaba, kuko usanga ibintu bibura ariko abantu babibitse mu nzu. Twege ikigamijwe no kugira ngo tugabire abanyarwanda twinjiza amafaranga yacu make, ariko nanone birafasha uzabikore ugurishe ku musaruro aho uri kugurisha neza. Nibwo bwenge bwo kumenya igihe cyo kugurisha. Buriya kugurisha nabyo bisaba kugira ubwenge. Hanyuma icyo gihe ibijumba bwo n'ibishyimbo nibivamo, imyumbati nayo izaba twarageze mu kwa mbere kundi mwaka, mu kwa 2 ya myumbati izaba nayo imaze kwera, dusarura umurima wose. Mwibuke ko kwatisha bisaba nko babyita ngo watisha umwaka ukanyuzamo rimwe. Inshuro nyinshi bita bihura n'imyaka kunyuzamo babyita kunyunyura, urongera ukanyuzamo ikindi gihingwa gihura na ya season ivuyemo. Bigarangira bihuye n'imyaka 2. Niyo mpamvu muri 40 nta gihombo kiba kiri mu nshuti y'Imana, ntacyo. Niyo baguca senkani ntuzababa imyaka 2 ku 50. Ibaza amafaranga wishyura inzu nimba ukodesha, ibaza amafaranga wishyura utuntu tumwe na tumwe dukiye dutandukanye, rimwe na rimwe tutanagira icyo tugufasha. Noneho umurima 50 cyangwa 40 ni imyaka 2 nshuti y'Imana. Urumva ukuntu harimo amafaranga. Rero nta gihombo, uhita wongera ukanyuzamo bya bindi byari bivuyemo, ukazongera ukishyura 2. Ubwo nimba ukodesha 2026 ushobora kuzongera 2028. Urumva ko nta gihombo kiri mu buhinzi, kandi harimo abantu bafite ibisambu bidahingwa, kandi wowe ushobora kubona amafaranga yabihingisha ugahinga. Noneho iyo yari ingengabihe y'ubuhinzi. Tugiye ku kindi gice twihuta. Hano tukiri kuri iki kintu ababwiye kuri zino season cyangwa se bitewe n'igihembwe, mugomba no kubanza gushaka amakuru ku bihingwa muri icyo gihe.
utazafata ibyo ukunda cyangwa ibyo ubonye akaba ari ibyo utera. Banza umenye ngo ibi bihingwa bishobokana na kino gihe tugiye kwinjiramo cy'ihinga, aba ari byo uteramo. Wigendera ku kuvuga ngo ngiye nkunda guhinga soya, amashaza, bireke hinga ibigendanye n'igihe n'umusaruro ukenewe ku isoko. Nibyo rwose. Tugiye noneho kureba ibi bintu umusaruro uteganyijwe n'amafaranga tuzawukuramo. Rega tuba tugomba gukurikizwa umusaruro uteganyijwe n'amafaranga ushobora kuyikuramo, kuko iyo utumva utari guteganya ibizavamo niyo bivuyemo hari igihe utabona umwanya wo kubireba neza ngo umenye nimba bigenda neza, bigatuma hari uburyo utazunguka cyangwa se utarateganyije neza n'amafaranga azavamo. Twagiye ku bishyimbo azavamo. Icya mbere ni ibishyimbo. Ibishyimbo tuzateganya umusaruro muri wa murima, hahandi muri ka gace twakwemo ibishyimbo twateganya ko uyu murima ushobora kuzeramo byibuza ibiro 100 kubera ko twateye ibiro 10 by'ibishyimbo. Muribuka ko ari imbuto twaguze 10. Nibyo urumva Imana ni igitangaza. Ibaze gutera ibiro 10 ukabuteganyamo ibiro 100 n'ibijana bishobora kurenga. Twebwe dushobora guteganya hagati y'ijana n'150. Noneho igiciro dushobora kuzagurishaho twagiye tubara nacyo igitoya n'ikinini bitewe n'aho hantu urimo ugurishiriza. Igiciro tuzagurishirizaho gitoya twateganyije 800. Ibishyimbo byarazamutse 800, ariko hari n'igihe bishobora kuba 700 bitewe n'igiciro gitoya tuzagurishirizaho. 800 n'igihumbi ku giciro kinini. 800 n'igihumbi. Ubwo birumvikana ko mu bishyimbo tuzadusarura tuzateganyamo amafaranga hagati y'ibihumbi 80 kuko ari ibijana n'ibihumbi 150 kuko twari twateganyije hagati y'ibiro 100 n'ibiri 150. Urukumva ko ni amafaranga uhita ukuba nyine hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150 kuko twateganyije hagati y'ibiri 100 ku mwero n'150. Ayo ni ku bishyimbo. Ku bijumba twihuse kabiri hirya babibone ubwo turimo tugendana uko mubibona, turimo tugendana n'uburyo tuzagenda dusara, ariko mwibuka ko tuzahera ku bijumba n'ibyo tuzasarura mbere kuko twe dutangiye mu kwa gatatu. Ibijumba turateganya muri uwo murimo ungana gutyo n'akanya tuzaba twabihariye ko dushobora kuzasaruramo ibiro 300 ibiro 600 hagati y'ibiro 300 n'ibiro 600. Ibijumba murabizi ko umugozi ari ukuntu werera ibijumba byinshi iyo byitaweho ugahingana ifumbire ukabagaza agafumbire isumba biraremera. Ibi kijumba rero dushobora kukibara amafaranga make ashoboka tuzakigurisha aho twaciye bugufi tubarira kuri make 170 na 200. Murabizi ko biri kuri 300 400, ariko twabariye igitoya ku muntu ushobora kukurangurira akajya kugurisha nawe. Twe twabariye ku muntu ushobora kukurangura bitwarira rimwe 170 na 200, ariko ubu ndabizi nk'amashuri bo bari kubigura muri 270 300 aho ngaho. Twababwiye ko uri gukora umushinga nka gutya ureba igiciro cyo hasi cyane nyuma kidashobora kubura ukareba na cyinshi kidashobora kurenga, biragufasha. Iyo birenze rero cya kindi cyinshi kigomba kurenga ni inyungu yawe, ariko we ntubugomba kujya munsi. Ubwo namwe muzi imibare ufashe ibi ngibi amafaranga ateganyijwe ni hagati y'ibihumbi 51 ku giciro gitoya, amafaranga ibihumbi 51 n'ibihumbi 120. Aya mafaranga ni menshi. Muribuka ko twashoye 160 n'ibihumbi 120. Kandi ibyo bihumbi 160 nibyo guhinga bino bihingwa bitatu mu gihe cy'umwaka byose. Ariko tumuribuka ko twe dufite periode izajya ihingwa mu bihembwe amezi 3 kuri 4 3 kuri 4 3 kuri 4, ayanyuma tugasarura imyumbati kuko izaba yeze mu gihe cy'umwaka. Dukomeje n'imyumbati rero nkuko twari tubabwiye, imyumbati naho tuzateganya ibiro 500 n'igihumbi. Imyumbati nayo irera kuko ibiro 500 biraremera rwose hano n'ibiri igihumbi kuko imyumbati igira uburemere butandukanye n'ubw'ibijumba n'ibishyimbo. Ibyo murabizi. Ikiro twakibariye hagati 150 na 250
50 twihuse, ubwo nabyo 50 na 250 tukazabona ku mafaranga byibuze ko twakuramo hagati y'ibihumbi 75 n'ibihumbi 250 urumva amafaranga ageze yacu, imiterere y'amafaranga tuzinjiza. Ayo mafaranga murumva ko atari makeya. Noneho twise tubona icyo bita icyo twita nka financial projection cyangwa se inyungu izavamo, ubwo twajya tubona duteranya yandi yose iri hagati y'amafaranga yose dushobora kuzabona, iri hagati byibuze inyungu yose nyuma y'umwaka iri hagati amafaranga makeya y'ibihumbi 260, urumva ukuntu harimo inyungu ntoya ariko iri ishoboka, n'ibihumbi 520 Rwanda franc. Uri kumva ayo mafaranga yose ko ari make. Dushize ku cyo twita return on interest, urwango return on interest, urwango ni amafaranga twashoye agarutse ku gishoro. Tushize kuri pourcentage turabona ko tuzaba dufite hagati y'ibura ya 28% ndetse na 225%. Urwango tushobora kuzarenga umurongo w'inyungu hejuru, kuko ubuhinzi ntibujya munsi. Aya naya make ashoboka, aya na menshi ashoboka mu gihe ubuhinzi bwakugiriye neza. Ibyo rero tubacishije mu mushinga wose, turawurangije. Hanyuma abantu banje nta kindi gisigaye sibyo ko tuba tuberetse ko inyungu ishoboka. Ibisigaye ni umwanzuro ni mwiza, tubahowe mwanzuro. Reka tubabwire rero, amafaranga abitse kuri konti niyunguka, usibye nyiri banki n'uburi kunguka. Amafaranga ufite mu rugo hari n'abatajyana kuri banki, ufite kuri momo n'iki, umwaka urashira aguma ari yandi. Ibitekerezo ufite mu mutwe udashyira mu bikorwa byose n'ubusa. Kandi buriya mu buzima busanzwe umwanzuro wanjye uravuga ngo iyo utinya kwirengera ingaruka z'ikintu runaka ariko kiganisha kukiza mu iterambere, nawe uhorana ubukene. Ndakoresha iryo jambo ubukene, naguhora uri ku rwego wifuza, uhora ufite byinshi wumva wakabaye ufite ariko udafite kubera gutinya ubwoba. Abantu dutinya ubwoba, nindamuka nshoye ndahomba. Ubwo ntabwo watinye guhomba, watinye gushora. Ubwoba bwonyine, watinye ubwoba bwo gukora cya kintu. Mureke ubwoba rero, muze namwe mutangire imishinga mito ishoboka nk'iyacu, mushoremo makeya ariko nanone mudakeneye inyungu ako kanya, ahubwo mwihe igihe gifatika cyo kubona inyungu kuri ibyo bintu. N'uwo mwanzuro wanjye naba ni ukuri ntacyo nawurenzaho, urasobanutse. Nunajyana amafaranga kuri banki kinakongeraho, uzayajyane muri ya banki kungukira. Yavuga ngo mbahaye aya ngaya ku mwaka tuzakungukira haya ngaya. Nibyo byise cyangwa mujye ku masoko y'imari n'imigabane, ababisobanukiye murabizi. Hanyuma ibyo avuze ntacyo mbirenzaho. Imana ihumugisha uru rugendo dutangiye rw'ubuhinzi, natwe tugiye kubikora. Tuzajya tunabaha amafoto, tubaye no dushort video duke cyane muzamubibona kuri social media zacu. Bwira abantu ko tuba kuri zindi social media, tuba kuri TikTok yitwaho On Time TV, afite nawe YouTube channel cishaho amakuru muzabibona. Nanjye nitwaho Havugimana Straton, cishaho amakuru menshi agiye atandukanye ku rubuga rwitwaho CEO Logic, aho tunyuzaho ibitekerezo byose. Mwakoze kubana natwe kuri YouTube channel ya Bizcom Aguka, aho twaganiraga urugendo tugiye gutangira n'amafaranga make ashoboka twashora kugira ngo twunguke. Tubonye target yacu ko tuzunguka byibuze 225 kuyo tuzaba twashoye. Urumva ko tuzaba turi hejuru y'igipimo fatizo aricyo 100% twashoye. Turabashimiye. Kanda like, ukore share, nibagirwe no kuduha igitekerezo cyawe twandikira muri comment. Ikiruta byose ukore subscribe, tukanda no kukamenyetso k'inzogera kazaho, ako ngaka iyo kanzeho ahantu buri waba uri mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye burimo, tukohereza ubutumwa bugufi notification muri telefone yawe, bityo ukaba mu bambere bahorana amakuru menshi meza y'imishinga y'iterambere agufasha kuva ku rwego rumwe ugera ku rundi mu bambere. Bye.